Dave akomeje kugaragaza imbaraga, aho ubona ko imbaraga rwose zitangiye kumuryohera, aho atangiye no kuba yashika abapfumu. Murabyiboneye neza ko ashitse wa mupfumu yakundaga kujyaho, akaba amusanze hariya aho yari ari gukorera imigenzo ye. Murabona ko imbaraga ze rwose yashakaga iyo azibonye. Ese ibi bintu muratekereza biruze kuba byamugwa amahoro? Izi mbaraga ari gukomeza kugenda akoresha gutya, kandi murabona ko ziri gukomeza ziyongera. Ubwa mbere mwabonye ko yari afite imbaraga zo kwirukanka, ariko yahise agenda mu gihe yari arimo kuzipima, ageze ahantu yikubita hasi, maze mu gihe yari akiryamye aho ngaho, isimbi niwe wahamusanze aramubaza ati Dave, hano hantu wahageze ute? Maze nawe ntabwo yari azi ngo yahageze ute, ntabwo yari akibuka ibyo yari arimo, ibyamubayeho byose ntabwo yari arimo kubyibuka. Ahita abaza isimbi ati ahubwo yewe hano nahageze nte? Ese ibi bintu muratekereza biragenda bite? Ko noneho abwiye isimbi ati wazampamagaye nkaza nkakwereka umwami uzajya ukorera ukabona amafaranga utavunitse. Ese ibi bintu ashaka gushora muri isimbi, ibi bintu ashaka gushoramo isimbi, ibi bintu muratekereza isimbi azabikurikiza cyangwa azabyanga? Dore ko ubu ngubu yari agiye gusenga, ubwo yavugaga ngo kiriya kizimu kiba kiri kugenda hariya muri karitsiye gitinya abantu basenga. Ese muratekereza ibi bintu biruze kuba bizagenda bite? Ko isimba mwemereye ati nzaza umubwire ibyo bintu numve. Ese azaba yabyemera cyangwa? Reka nshimire mwebwe bakunzi bacu, nsaba weho ugeze kuri channel bwa mbere ukaba utari wakanda subscribe kugira ngo ube wayikanda, kugira ngo ibintu birusheho kuba bizagenda neza. Uyu ni wa mwanya rero wo kuganira kuri filime yacu bita Dave. Murabona ko igeze ahantu hashimishije, aho abakunzi bayo noneho mutangiye kuba mwaryoherwa. Ndabizi neza ko filime irimo kubaryohera, kandi niba itanarimo kubaryohera neza mwabitwandikiramo muri komenti, hakagira ikintu cyongerwamo. Niba hari icyo muri kubona cyakongerwamo mukabivuga, ariko mukaryoherwa. Nibyo tuba dukeneye kugira ngo muryoherwe na filime yanyu mukunda muri benshi, filime mwihebeye, filime ibamara irungu. Niba rero uri kureba iki kiganiro utari wakanda subscribe, ndagusaba kugira ngo uyikande, umanuke aho ngaho kuri iryo jambo ry'umukara riri munsi y'ayo magambo ari munsi ya video, riri ku ruhande rw'iburyo ry'umukara ryanditseho subscribe, uhakande. Nihaba umweru ubwo uraba wabikoze. Ndabasaba kugira ngo mudutere inkunga mukanda subscribe, kugira ngo tujye dukomeza kubaha ibintu binoze, tubana muri filime yacu bita Dave, tugenda tuyiganiraho, tuyisesengura, ibintu bimwe na bimwe tugenda tubivugaho ukuntu byagiye bigenda. Ese muratekereza Dave izi mbaraga ze ari kugenda agaragaza gutya bivuze kuba byagenda bite? Dore ko azibonye azishonje, yarazishakaga cyane, ariko noneho teta murabona ko yazimwihereye, akaba ari imbaraga nyinshi cyane. Mubonye ko ashitse wa mupfumu akunda kujyaho, akaba ahise amugeraho ahantu yari ari. Uwo mupfumu akamubaza ati niko wagahunguwe? Dave ahita aseka cyane, bigaragara ko rwose ari kumva ko akaze, afite imbaraga zirenze. Mbese murabona ko izi mbaraga afite zimushimishije cyane, aho nta n'ikintu agitinya. Ndabashimiye rero mwebwe twakomeje kubana muri iki kiganiro. Ikabaweho tigeze ukanda subscribe kugira ngo ikande, kugira ngo irusheho kuba